Agace ka gatanu. Duherukana ndi kumwe na Eliana ku buriri bumwe. Kwihangana byatunaniye akambwira ati haguruka unyegere. Nahise mwegera amfata ikiganza arambwira ngo reka dusenge tutagwa mu moshya. Twarasenze turangije turongera turaryama ducikiranye, umwe hepfo undi ruguru. We yarasinziriye, njye naraye ndeba. Bigeze nka 11 naramubyukije ajya dushe avayo nanjye njyayo. Arambara ategereza ko bucya neza ngo agende. Twafashe icyayi arangije afata fone araguruka. Arambwira ati nubwo ngiye mu rugo ariko mfite ubwoba. Ndabaze ntufite ubwoba bw'iki? Ati nimba bayeshya ko naraye kwa Allen bakamvumbura baranyica. Nanjye ni rero banze ujye kureba Allen umuteguzi. Eliana ati ubu ngubu Allen harye nasanga yagiye ku rusengero. Ndamamagara kuri fone nta kibazo. Ibyabaye ijoro ryacize byari ibibazo gusa. Bihangane n'ibyo biteye. Gusa Merisi wantabaye. Nanjye ni Sheri nicyo naremeye kugukora mu bibazo. Eliana ati ngaho nsezerana ngende. Nahise agenda muri icyo gitondo nanjye njya gusenga. Nasize fone yanjye mu rugo nk'uko bisanzwe. Nahisegaga mu rugo ngiye gusenga itaza kuntesha umutwe. Mvuyeyo mbona miss call za papa wanjye. Nahise mpamagara ngo numve icyo anshakiraga. Ambwira ko anyohereje muri umuna wanjye gaze tubane ngo ari mu nzira arimo kuza. Naremeye. Ku cyumweru ntago nakoraga ahubwo najya gusura abantu. Nagiye gusura umutipe w'inshuti yanjye bitaga Alex. Yezeyo ndakomanga tujya mu nzu ashyiramo agafilme tunaganira. Sinzi ukuntu afashe album y'amafoto ye byangamo ifoto ya Eliana bari kumwe. Naratunguwe. Mubaza amakuru kuri iyo foto. Ambwira ko wari umukunzi we. Abo bari basohokanye mu kabari. Kuko sinumva ukuntu Eliana yantendeka. Namubaje byinshi kuri Eliana muneka. Ambwira ko uretse ejo batabonanye ntabwo bwakwira batabonanye. Ko barakundana cyane. Alex yabimbwiye akomeje nta binyuma byarimo. Nanjye namuhishe ko tuzinanye. Namubaje igihe aza kumusura ambwira ko akunda kuza nimugoroba acitse iwabo. Bakamara iminota mike agahita asubirayo. Alex yarangwaje umutima atashye nababaye. Nibaza impamvu Eliana yahisemo kudukinisha. Niyemeje ko ngiye kubacunga kugeza mbafashe nk'abagwa gitumo. Nageze mu rugo nsanga muri umuna wanjye yaje bamwita Mucyo. Yari yaheze ku muryango. Ntabwo namwitayeho neza kuko nari nifitiye umujinya nta nubwo twanaganiriye. Urukundo ruragatsindwa iyo wabajwe narwo kurya biranakunanira burya. Iryo joro Eliana yarampamagaye kuri fone. Ngerageza kwimanganya nanga kabimenya. Mu mutima nishyiramo ko ari indyarya. Kandi ari nka umukunzi wawe kubeshya yifitiye undi wababara. Bugorobye nagiye gutembereza Mucyo muri umuna wanjye. Mwereka karitsiye zose turushye tujya gufata kamwe. Twinjiye mu kabare nsanga abantu barimo kurwana. Ngezemo ndebye neza nsanga ni Yakobo yari yasinze bihagije. Akimbona atangira kunsirereza asakuza cyane ati Top Sam Murimbwa wakundanye na Eliana indaya yanjye. Waryamanye inshuro nyinshi ku ishuri. Amaze kumpagaranya ngakuza uburimo kurya ibisigazwa byanjye. Nabanje kubifata nk'imikino kuko yari yasinze. Ariko uko yakomeza kugenda bimbwira nagendaga mbabara kuko yavugaga amagambo aryana mu mutima. Yarimo kunsonga yongera kubyo Alex yari yambwiye. Abantu bose baje gushungira ngo barebe umuntu w'imbwa Yakobo arimo kuvuga. Umujinya warazamutse. Ngiye kurwana Yakobo muri umuna wanjye ambuza kurwana n'umusinzi. Nahise nsohoka nsiga fanta yanjye. Mucyo nawe arankurikira. Twasize Yakobo akitonganya mu kabari. Mbega stress z'urukundo. Natashye imeze nk'uwasinze kandi nanyweye fanta imwe yonyine. Nabwiye Mucyo uko byose bimeze kuva ku tangiriro. Yangira inama yo kwijijikira nkazira uko bizagenda. Kuko nshatse gubuka nkifite umujinya nakora ibi. Wenda Eliana arengana. Namwe nimuzajya muhura n'ibibazo mugahobuke. Mujye mujeceka mwishyire mu mutuzo murebe uko bizagenda. Bwakiye numva nacitse umugongo. Njye na Mucyo duteka ibya mu gitondo dushoje turarya. Njya mu kazi kuri papetere yanjye. Mucyo nawe asigara mu rugo. Bigeze nimugoroba amasomo arangiye Eliana yaje kundaba nk'uko bisanzwe. Mugatangiye kumbwira ati shu nari ngukumbuye. Uyu ninde ko mbona musa? Navuga nti yitwa Mucyo ni muri umuna wanjye. Eliana atangiye gusubiza ati Mucyo nishimiye kukubona. Mucyo nawe ati nanjye ndishimye. Nanjye mbwira Mucyo nti uyu niwe Eliana umukunzi wanjye. Mucyo ati yo ndabona ari umukobwa mwiza. Eliana ati Merisi. Anatangiye kumbwira ati Top Sam dusubiye nkubwiye.
ngo twarasohotse tugeze hanze Ariana atangira kumbwira ati none se sheri mfite akabazo mu rugo bampaye amafaranga y'ishuri none bayanjye kandi natinye kubasaba ndi kuwa gatatu bazaza kutwirukana ku ishuri. Nanjye ndamubwira nti none ashaka kumufasha iki? Ariana arambwira ati yame basi nzagushakira nyaguhe. Ariana yari yaramenyereye kunyaka amafaranga ya mantazu yaje. Yambwiye ibyo nibuka ibyo Alex yambwiye ibyo Yakubu yambwiye mu mutwe hazamo ko ashaka kunya amafaranga yitwaje urukundo. Ese mbwira ko amafaranga nawije papa uko nowe yayansabye. Mubwira ko asanze nayamaze. Namubishe ko kandi nanye afite kubera umushinye ibyo ni namwumvisho narayamwimye. Ariko akurukundo ni kabura. Namuhaye 10,000 kuri 32 ya Nyakaga. Nk'ibisanzwe yarampubiye ansezera numva agahenda karamfashe. Ndamubaza kandi mbabaye cyane nti ariko Ariana kucyo mbabaza kuko ibibazo twacimo byose ntacyo bikubwiye. Ariana ati sheri ubaye iki? Ngo kuki nkubabaza nakoze iki se? Nanjye ni wirengagije ncona nahondaguye kubera wowe. Ariana ati waretse kunyicisha amatsiko n'agahinda. Nanjye nakumisha mubwira nti ese Ariana niki ntakora abandi bagukorera? Ariana igendere bidatinze uzamenya impamvu y'aya magambo nkubwiye. Ubwo Ariana nawe se arakaratangira kumbwira ati Top Sam nukuri sinumva neza icyo ushatse kuvuga. Ese niyo mpamvu naje nkugana nkabona ntabwo nyitayeho? Ndagiye numva ngo nishwe n'agahinda kubera wowe uzishima. Yahise yikubita arakaye amaratemba mu maso ye aragenda. Mu by'ukuri inama mu cyangiriye ntabwo nazikurikije narahubutse. Sinari nzi imigambi Ariana agiye kumfatira. Namutiyeho umujinya wanjye wose mubwira amagambo asogota kandi ntazi kuri neza narahubutse. Mucyo yasanze Ariana amaze kugenda asanga nanjye nahindutse mu maso. Mubwira ko byagenze byose arumirwa ariko aranababara kuko inama yangiriye ntabwo nayikurikije. Burya mu buzima inshuti ni ukugira inama uzajya uyubaha ibyo wowe ubutekereza hari igihe biba atari byo. Burya utazi ubwenge ashimbwe. Ariana ageze iwabo yandikiye message igira iti niba unkunda udashaka kubona ikimbabaza mbwira ukuri kw'ibyihishe inyuma cyangwa undeke nicwe n'agahinda kubona kunze. Akomeza ambwira ati ngiye ikimbabaje ndakikubwira ariko mbonye ko wumpisha. Basi urarundemye agatima hari igihe ibyo wibwira atari uko biba biri. Uramuke ndagukunda Top Sam. Iyi message yanteye gutekereza cyane irangarura umujinya uragabanyuka mpita musubiza mubwira ko nzamubwira vuba kandi ko bidakomeye. Naramumuhumurije mwandikira utugambo tumusubiza intege. Dufatire urugero kuri Ariana inshuti ye nikwere kubarakari bwinshi uzashaka uburyo bwose wamwereka ko muri kumwe nubwo ikibazo cyaba kitarakemuka. Burya SMS bihagije kumugorora mu nzira nziza ariko iyo wicecekeye abona ko ntacyo bikubwiye. SMS yanyandikiye niyo yatumye ngaruka mu buzima. Bwarakenge na mucyo twigira mu kazi gutanga serivisi zo mu biro muri papeteri. Nirengagije ibyo nge na Ariana dupfa. Umunsi warije neza fata mucyo mu kagoroba twigira gutembera nkuko bisanzwe. Bwari bwije Ariana ataje kundeba. Tugeze mu muhanda twabonye umuhungu n'umukobwa bahagaze iruhande rw'umuhanda bafatanye barimo gusomana. Twe tutarabageraho ariko kubera ko bwari bwije ntabwo bashaka kumenya abaribo. Twabaciyeho mucyo arabitegereza. Nge ntabwo nakunda kwitegereza abantu nk'abo ngabo. Tugeze imbere mucyo yambwiye ibintu byantunguye. Ati usiko mbonye uriya mukobwa asa nka Ariana. Nese mu mutwe bincanga nsubira inyuma vuba vuba nsanga bagihagaze. Mpita mpamagara mu izina rye nti Ariana. Nkivuga bahise barikorana. Ndebye neza nsanga ni Alex na Ariana. Ibi nibyo bita gucagagurika k'umutima sasa. Cyala ese uramutse wisanze muri aya mazi abira bakora iki? Ese babyitwara mute? Ntuze gucikwa n'igice gikurikira. Gusa mbibutsa ntiwibagirwe gukanda subscribe, comment and share. Ndetse muzajye mukanda na like, muzajye mubyibagirwa. Duhure muri video y'ubutaha. Thanks.